ibintu byamubanye ibindi. Papa Killaman yakomeje guhatana, ariko Anita yamugeze ahantu. Anita yakomeje kuba yamuzengereza mu bikorwa byose byari gukora umunsi ku munsi. Papa Killaman buri gikorwa cyose cyo yakoze kibi kiri kugenda kimugaruka. Papa Killaman yishyize mu bibazo tutazabasha kuba yakemura. Ese mu rukundo Papa Killaman kino kinazakirenga mpaka akazageraho yumva atekanye n'amafuti ye yose akomeza kuba yahisha umugore we? Guys, niba ari ubwo mbigeza hano kuri Venke Empire mwaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe kugira ngo tube twagendana muri bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Kuri uyu munsi wa none murabizi ko Papa Killaman noneho ikibazo afite kirengeje ikindi ni icyo kuba baramushizeho kuba yaraciye umugore w'inyuma, akaba yarateye inda Anita. None ubu ngubu bakaba bari kumusaba miliyoni 20 cash. Ese guys, Papa Killaman zino miliyoni 20 araza kwemera apevere azitange? Ese Papa Killaman araza kwemera kino gisebo miliyoni 20 areke kuba yazitanga? Guys, murabizi ko tubakunda, kandi murabizi ko ikintu cya mbere Papa Killaman yanga ni ukuba yasuzugurwa ndetse agateshwa agaciro. Murabizi ko Papa Killaman buri kimwe cyose cy'abari gukora umunsi ku munsi aba ari kugira ngo arebe ko yahorana icyubahiro. Ese guys, uratekereza Mama Killaman we namara kumenya ko kino kintu yagikoze cyangwa se kino kintu bamaze ko bakimutsindika ko yamuciye inyuma akaba yatera inda Anita, ese uratekereza Mama Killaman wazakora iki? Guys, umunsi ku munsi tubona Mama Killaman yiturije, yicecekeye, nta kibazo yifitiye. Umunsi ku munsi tubona Mama Killaman ari aho ngaho yicariye, nta kintu cyo gutekereza cyane afite, kubera ko Mama Killaman nakunda kuba yijyana mu bibazo. Ese umunsi umwe azamenya ko Killaman babana ndetse yita umuhungu we, ndetse yareze mu kuva mu bwana bwe akageza zino myaka zose, akamenya ko atari wamwibarutse bya nyabyo, akamenya ko atari mama we wa nyawe. Ese Mama Killaman wazabyakira ute? Ese Mama Killaman mubona azapfa kwihanganira kino kintu uko kizaba kimeze kose? Guys, murabizi ko Mama Killaman nawe ari umuntu. Murabizi ko Mama Killaman nawe buri kimwe cyose cyari gukora umunsi ku munsi bari kugikorera Killaman. Ese mubona azapfa kubyihangana ndetse akanabyakira akemera ko urwaje buri muntu wese arufatisha amaboko abiri? Ese guys, muratekereza ko umunsi umwe noneho Mama Killaman azamenya ko muri umuntu wa Killaman ari papa wa Killaman wari waramufunze kugira ngo atazagira undi muntu umubona? Uratekereza byo bizagarukira he? Guys, kuri uyu munsi wa none Niyori ntagaze ikintu cyazira. Kuri uyu munsi wa none Niyori ahantu afungiye ari aho ngaho atuje, ntagaze ikintu kiri kujya mbere ku isi. Kuri uyu munsi wa none Niyori ikintu cya mbere cyazi nuko azi ko afungiwe ahantu ko bamuhaye akazi ngo azarakora ngo nawe yiteze imbere. Ariko twebwe turi filime yacu Ibanga turabizi ko kugira Niyori afungirwa hari atari kugira ngo babe bamushakira akazi cyangwa se abe hari ikindi kintu bari kumupangira cyatuma atera imbere, usibye kuba bamufungiye hari mpaka kuzahava ari umupfu cyangwa se kuzahava arahita ajya iwabo muri Gasharo atongeye kuba yazerera mu mujyi. Ese guys, ujye utekereza uburyo Niyori azava hano hantu bamufungiye? Ese ujye utekereza ko icyo gihe kizagera Niyori akava hano hantu bamufungiye akareba ahandi hantu ajya? Guys, turabizi ko Niyori nubwo afungiye hari ahantu we ntago azi ikintu kiri kujya mbere. Niyori akomeza yiringira ko ari akazi bamuhaye kugira ngo azabone uburyo nawe yiteza imbere. Ese guys, ugiriye inama Niyori, ubona hari ikintu yakora kugira ngo ashaka uburyo yavana ahantu hari? Ese utekereza ko Niyori hari ahantu yapfa kuhikura gutyo bikamworohera? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Niyori akomerewe. Turabizi ko ubu ngubu Niyori ahantu hari kugira ngo azahave bizamufata iminsi myinshi ndetse n'imyaka myinshi. Ese guys, ubona Niyori atari inzira karengane y'amateka? Ese ubona Niyori ikintu cyari kuzira atari uko yavutse? Ese ubona Niyori ikintu cyazira azi cyari cyo?
ese ubona Niyori ikintu cyari kuzira wowe wagisobanukirwa bikemera? Guys, turabizi ko mwe mukunda filime yacu Ibanga kandi mwe mukunda Ibanga umunsi ku munsi tubahoza ku mutima. Icyo tubasaba rero ni ukuba mwakurikirana ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo namwe mwe mw'abanyamuryango wa filime yacu Ibanga. Kandi cya kabiri musaba ni ukuba watanga inkunga yawe hano kuri Venke Empire ugakora subscribe kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga. Kandi urabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turukorera. Murabizi ko buri gikorwa cyose dukoze ari mwebwe tuba turimo kurebaho. Rero niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana bendi sensose mari kukugezaho umunsi ku munsi kugira ngo tube twajyana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, ese twigarukiye kwa Nyambo ndetse na Yves, uratekereza ko Yves azapfa kuba yacika Nyambo gutyo paka gutyo Nyambo atamenyeje ibyabaye kuri Niyori? Ese uratekereza ko Yves abantu bose bamaze kubwira ko yabuze Niyori, uratekereza niba bibwira Nyambo? Ese uratekereza ko Yves ahantu hazahungira ari hehe? Ese uratekereza ko kano kanya Yves afite ubuhungiro n'amafoto yose yakoreye Niyori? Guys, Yves ubu ngubu tuvugana yamaze kuba yishira ku ipanu yashushe cyane. Yves yamaze kuba yiroha mu mazi yashushe cyane yatuye. Ese Yves mu rukubona azapfa kwikura muri bino bibazo yapfuye kwishiramo atazi n'uburyo azabyikuramo? Yves ubu ngubu tuvugana ikibazo cyamaze kuba cyamugeraho ndetse cyamaze kuba cyamwubamaho. Ese Yves azasobanurira iki Nyambo niba mara kumenya ko yabaga hano kwa Yves? Ese Nyambo we namara kumenya ko Niyori yabanaga na Yves akaza kubura, ese Nyambo we mu rukundo wazabisobanukirwa gute? Ese ubona Nyambo hari uko atagira kugira ngo abe umuntu mwiza? Ese uratekereza namara kumenya ko Yves ari wowe wibye Niyori akamukura mu cyaro akamuzana mu mujyi, ndetse bakaba baramaze ari amezi yose bari kumushakisha ndetse bakanatanga amafaranga bakayarya, ari Yves wabikoze? Ese uratekereza Nyambo we atari umuntu? Ese utekereza ko Nyambo we kuri iyo nshuro azakora iki? Ese utekereza ko Nyambo we kuri iyo nshuro noneho azicara akarebera ndetse akabona abantu bari kumwica mu mutwe ari kureba? Guys, turabizi ko na Nyambo nawe nubwo ari umwana witonda turabizi ko atajya avugirwamo. Nyambo nawe turabizi ko ari umuntu nawe ukunda kuba yahatana cyane. Ese guys, uratekereza Nyambo ari umuntu woroshye ku buryo ibibazo byo bakomeza kuba bamukururiramo azabyihanganira? Guys, turabizi ko Nyambo icyamuzanye mu mujyi ni ukuba yashakisha Niyori. Turabizi ko Nyambo ikintu kiri kumugenza mu mujyi ni ukuba yashaka ahantu ho Niyori yaba yaraburiye. Ese uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Yves ahari arinzwe? Ese uratekereza ko Yves amafuti yose amaze kuba yishiramo uratekereza atagiye kumugaruka kano kanya? Yves karamurangiranye. Yves ibibazo byose yikururiye bigiye kuba byamwitura ku ijosi. Kandi turabizi ko Yves nawe nubwo arokanya amafuti, ikintu cy'abarwana ni ikintu kitumvikana ngo ni ukugira ngo atsindire umutima wa Nyambo. Ese gutsindira umutima wa Nyambo ni ukugira ngo ushimute uwo bakundana? Ese urabona bikwiriye byo Yves yakoze? Ese urabona Yves tekinike yakoresheje arizo zanyazo kugira ngo abe yatsindira umutima wa Nyambo? Guys, rero icyo ngusaba no kwatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba no kuba atanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu wiyumva niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga. Guys, rero murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu, murabizi ko ibyo byose tuba turi gukora umunsi ku munsi mwe tuba turi gukorera, murabizi ko mwe mudahari nta n'ikintu na kimwe twakora, murabizi ko muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga ndetse na hano kuri Venke Empire. Rero ndagusaba kugira ngo tukomeze tugendane mu yindi bendi sensi, cyangwa se tukomeze tugende muri iyi bendi sensi paka irangiye. Guys, rero murabizi ko iwacu mu cyaro ibintu byadogereye, murabizi ko iwacu mu cyaro ibintu byafashe indi ntera, murabizi ko iwacu mu cyaro ibintu byahinduye isura.
murabizi ko Jojo ubu ngubu tuvugana ari mu gahinda kenshi, ntago azi nawe ikintu yahitamo, cyangwa se ntago azi ikintu yareka, cyangwa ngareke ikintu kimwe gikomeze kigendere, cyangwa ngareke Gahima akomeza muce mu myanya y'intoki ari kumurebera. Ese guys, uratekereza ko Jojo yapfa guhara Gahima akamureka gutya akagenda nta kintu akoze? Ese uratekereza Gahima we ibibazo byari gukomeza kwikururira umunsi umwe bitazamurenga? Ese uratekereza Gahima nk'umuntu w'umugabo, uratekereza amafuti yari gukora ari bwoko ki? Ese uratekereza Gahima nk'umuntu w'umugabo ufite ubwenge, uratekereza ari gukora ibikorwa bizima? Ese uratekereza Gahima atari kwisuzuguza cyane? Guys, rero niba uri umunyamuryango, w'icyo ngusaba ni ukuba wagira inama Gahima. Niba uri umunyamuryango, icyo ngusaba ni ukuba wafata Gahima ukamugira inama, ukaba waba umunyamuryango wuzuye nimba ushaka kuba umuterankunga kuri filime yacu Ibanga. Rero guys, niba ukunda Ibanga, ndagusaba kugira ngo ugire Gahima inama, kuko Gahima umunsi umwe azicuza, amenye ko icyaha yakoze atari icyaha gipfa kubabarirwa. Ese inkuru nimara kwamamara ko Gahima asigaye aryamana na Dete, uratekereza ko Gahima bazongera kumufata nk'umuntu w'umugabo? Ese uratekereza ko inkuru nimara kwamamara ko Gahima aca inyuma Jojo akaza kuryamana na Dete, ese uratekereza Gahima bazamufata ute? Guys, twese muri Gasharu twubahaga umuntu bita Gahima. Twese muri Gasharu twafataga umugabo bita Gahima tukamwubaha, kuko twe tuzi ko ari umuntu w'intwari utapfa gutesha agaciro umugore we. Gahima twamufataga nk'umuntu wiyubashye, ndetse umuntu w'ikinyabupfura, ndetse umuntu w'agaciro mu mudugudu. Ariko ubu ngubu aho tugeze, Gahima twatangiye kuba twamufata nk'umuntu wataye agaciro, ndetse umuntu utazi n'inzira ari kunyuramo, ndetse umuntu w'umuyobe, ndetse umuntu utazi n'ibyo ari gukina nabyo. Ese ubona Gahima guha mugani ikintu cyari gukina nacyo akizi? Ese ubona Gahima atari kugenda babariza umutima Jojo gake gake, ndetse akawubabaza cyane, akawukomeretsa birenze? Guys, Gahima akomeza kwisumbukuruza, ndetse akigira umuntu wa hatari, kandi atazi ko ibintu bizamutse cyane ari nabyo bimanuka vuba. Ese guys, uratekereza Gahima iki kintu cyakoze atazacyishyuza mu buzima bwe? Ese uratekereza Gahima uyu mwanzuro wafashe wo kuba yareka Jojo akaba yagenda, uratekereza umunsi umwe namara kwisubiraho, ndetse Dete namara kuba yamuhinduka akaba yamufata nabi, uratekereza Gahima azahungira? Ese uratekereza Gahima atazashaka kuba yagaruka igihe cyararenze? Ese uratekereza Gahima umunsi umwe bino bintu bitazamugaruka, akifuza kuba yanashaka uburyo yaniyahura akabibura? Guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, murabizi ko tubakunda. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, murabizi ko Gahima we kamubayeho byarangiye. Ubu ngubu tuvugana, umuntu bita Tereza ariturije cyane. Umuntu bita Tereza we yamaze kuba yakira urwaje, aratuje cyane, ntago agisaragurika cyane. Yamaze kwakira ko ubu ngubu Niyori yamaze kuba yabura, ndetse yamaze kuba yakira ko ubu ngubu icyaza cyose yacyakira, nubwo Niyori yaza ari umupfu. Tereza yamaze kuba yamenya situation arimo, akayakira ndetse akayifatisha amaboko abiri. Ese guys, Tereza muri kubona azapfa kuba yabona umuhungu we Niyori? Ese urabona Tereza we atari indushi y'amateka? Ese urabona Tereza waciye mu bibazo bye n'umuhungu we, ndetse akamurera wenyine, akaba yaramugejeje hano hantu hageze, akaba yamubura, noneho bakaba noneho bazamwohereza, noneho baramwishe? Ese uratekereza Tereza we ari iki? Ese uratekereza Tereza we ari icyuma ku buryo atari umuntu ubabara? Guys, Tereza aritonda cyane, ndetse Tereza ni umuntu wumva ko ikintu cyose kiba kubera impamvu, ndetse Tereza ni umuntu kubaha muri Gasharu, ndetse ni umubyeyi ukunda kuba yubaha buri muntu wese abonye. Ese uratekereza Tereza we
bamwakirije inkuru ko Niyori yamaze kwitaba Imana. Ese uratekereza Tereza we yabyakira ute? Ese uratekereza none kuva kuri aka kanya Niyori abuze muri filime yacu Ibanga burundu, utekereza ko filime yacu Ibanga yasigara imeze ute? Guys, rero icyo musaba nuko watanga ibitekerezo byawe no kambira ukuntu wumva kuri filime yacu Ibanga. Guys, rero murabizi ko ibibazo byo bikiri ibibazo, murabizi ko ubu ngubu tuvugana Killaman ibibazo yamaze nawe kwishiramo kugira ngo azapfe kubicika atari ibyanona. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Killaman yamaze kuba yita mu muriro, ndetse umuriro ukwaka cyane, kandi turabizi ko nta n'umuntu n'umwe apfa kumukuramo usibye we, wapfa kuba yawikuramo gake gake paka awuvuyemo burundu. Killaman yamaze kuba yishira mu bibazo birenze kuba yashakisha ibisubizo. Ese murabona Killaman komeza guhisha Queen Kari we James? Ese uratekereza ko Killaman atakomeza kwivuna mu mutwe? Ese uratekereza Killaman zino mitwaro zose akomeza kuyikoreza? Uratekereza umunsi umwe bazashaka kuba bashakisha James ngo bashaka uwo ari we bagasanga ari Killaman watekereza zino mitwaro zose yamaze kuba yishiraho? Ese uratekereza itazamurenga? Ese uratekereza ko Killaman bino bintu byose yakoze biteza impfabusa? Guys, Killaman yamaze kuba yigira ikindi kintu. Killaman yamaze nawe kuba yifata akitesha agaciro, kandi azi neza ko bino bintu byose byari gukora umunsi ku munsi bari kuyibabariza umutima. Ese ubona Killaman afashe umwanzuro akabwiza Queen ukuri? Ese uratekereza ko Killaman ataba akoze ikintu cyajya cy'umuntu w'umugabo? Ese ugiriye Killaman inama wamubwira kuba yahisha Queen ukuri, cyangwa se wamubwira kuba yabwiza Queen ukuri byose bikajya hanze? Ese uratekereza ko Killaman we nubwo abihisha, uratekereza we aba ari amahoro mu mutima we? Ese uratekereza ko Killaman we nubwo akomeza kuba yatsimbarara ku kuri, uratekereza we aba atuje hayi? Guys, Killaman turabizi ko ibi bintu byose bizamugaruka, ndetse n'ibimugaruka turabizi ko bizamubariza umutima cyane, kandi turabizi ko Killaman akomeza kuba yatsimbarara ku kintu kizima, akareka kuba yareka kuba yabwiza ukuri Queen, kandi azi neza ko ari byongera akamaro. Guys, Queen turabizi ko nawe namara kwimenyera ukuri akamenya ko Killaman ari we James, turabizi ko bizagorana kugira ngo abe yababarira Killaman utaramubwije ukuri paka ukura kwimenyeye. Guys, rero turabizi ko mudukunda, kandi turabizi ko mukunda filime yacu Ibanga, kandi turabizi ko ibikorwa byo tuba dukora umunsi ku munsi mubishima. Rero icyo mbasaba ni ukuba mwatanga inkunga yanyu mugakora subscribe no kuri Ibanga kugira ngo tujye dukomeza ibikorwa byose tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Rero nagutindire ko ngende ko ndebe tukurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro, kandi ndabashimira kuba mukomeza kuba mwakurikirana ibikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi, nkanjye Ibanga hano kuri Ibanga Empire. Rero dusengere Niyori abe yongera kuba yasubira mu muryango we, ndetse dusengere papa Killaman ibibazo bya Anita bireke kuba byajya mu muryango we, umugore ngo amare kuba yabimenya, ndetse dusengere Nyambo abe yabona Niyori abe yamucura mu cyaro. Guys, rero twongeye duhere kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro, kandi muri abantu b'intwari. Twongeye duhure kuri episode kurikira cyangwa se byanditse kurikira. Ndabakunda cyane.